Tuguhaye ikaze kandi turagushuhuje wowe udukurikiye muri aka kanya, twizeye yuko umeze neza kandi niba utameze neza turatangira tugukomeza, tukwibutsa yuko iki atari igihe cyo gucika intege kuko ibyiza bihora imbere. Uyu munsi biranga, ejo bigakunda, niyo formule y'ubuzima, ntabwo wacika intege kuko igihombo gikomeye burya ni ugucika intege. So ntucike intege rero, komeza uhatane kigabo, ubundi ibintu bikomeze bigende neza. Uyu munsi rero twongeye kubaganiriza, ariko nanone ntabwo twakwinjira mu kiganiro tutabanje gushimira, buri gihe tubanza gushimira by'umwihariko abantu bose bantu mwese mwamaze gukora subscribe kuri iyi channel, ni iby'agaciro gakomeye, turabashimiye cyane tubikuye ku mutima kuko ni mwebwe muduha imbaraga, mutuma tugira ubushake bwo gukomeza gukora ibiganiro nk'ibi byubaka benshi muri sosiyete yacu. Rero niba uri umwe mu badukurikira ukaba utarakora subscribe kuri iyi channel, nawe turagutera inkunga yo kuyikora. Kubera iki? Kubera ko bifite akamaro gakomeye cyane. Bikumarira iki? Iyo wayikoze bituma ubasha kugerwaho n'ibiganiro dushyize hanze byihuse, uza mu ba mbere babasha kubona ibiganiro byacu. Birashoboka rero ko waba utarayikora wenda bitewe no kutamenya uko bikorwa. Reka tukunyuriremo muri make uko bikorwa. Nureba hasi y'iyi video urabona amagambo yanditse subscribe, akenshi aba ari mu ibara ritukura. Uyakandaho rimwe gusa, ubundi bikaba biciyemo, nta kiguzi bisaba, ni ubuntu. So urumva ko ntago bigoye. Nk'uko rero wamaze kubibona, uyu munsi turagarutse tugiye kuvuga ku muryango. Umuryango dukunda kuwitaho cyane kuko burya mu muryango niho ibintu byinshi bitangirira, ari uburere bwiza mu rubyiruko cyangwa se mu bajya imbere, byose bitangirira mu muryango. So umuryango rero dukunda kuwuvugaho kenshi. Uyu munsi nk'uko amaze kubibona tugiye kwita ku kintu cyangwa se ku ngingo ivuga uburakari. Ni ibihe bintu byagufasha kwirinda uburakari mu rugo rwawe, bityo ukagira urugo rurangwamo amahoro buri muntu wese yishimira kubamo. Nibyo tugiye kuvugaho rero. Mbere y'uko tureba icyo twakora ngo twirinde uburakari, ese ubundi kurakara hari icyo bitwaye? Yego rwose. Kurakara cyane bishobora kwangiza ubuzima bwacu. Abashakashatsi bagaragaje ko uburakari bukabije bushobora guteza umuntu ibibazo bikomeye, harimo kugira umuvuduko w'amaraso ukabije, kurwara umutima ndetse no kuba umuntu yagira ikibazo cyo kwiheba. Nanone uburakari bukabije bushobora gutuma umuntu agira ibibazo byo kudasinzira neza, guhangayika cyane, kurwara indwara z'uruhu cyangwa se kuba umuntu yaturika imitsi yo mu bwonko. Urumva rero yuko uburakari rwose ari ikintu cyo kwirindwa, ntabwo ari ikintu cyiza mu buzima bwacu busanzwe. Hari igihe nanone umuntu arakara ariko akabihisha, akaba wenda adashaka ko hagira ubimenya. Niba ari abo mubana mu rugo, ku kazi se niba uri umukozi ufite abo mukorana, ku ishuri se niba uri umunyeshuri, abo mwigana, bikaba bikurimo ariko ukagerageza kubihisha. Ese ibyo byo hari icyo byaba bitwaye? Biragitwaye rwose. Gukomeza kurakara ni nko kurwara indwara, hanyuma iyo ndwara ikazajya igenda ikwangiza gahoro gahoro.
Reka dufate urugero, niba uri umuntu uhorana uburakari, bishobora gutuma uba umuntu w'umurakare. Noneho niba ibi bikubayeho uri umuntu washatse, ukaba ufite umufasha cyangwa se umutware mubana mu rugo, ubwo burakari uhorana bushobora gutuma utangira kujya umunenga, mu yandi magambo imyifatire nk'iyo ishobora kukwangiza kandi igatuma ubana nabi n'uwo mwashakanye. Urumva ko uburakari hano bushobora kuba imbogamizi cyangwa se ikibazo kibangamiye abashakanye, bigatuma imibanire yanyu itangira kuzamo agatotsi. Wakora iki rero? Wakora iki ngo urwanye uburakari mu rugo rwawe? Tugiye kureba ibintu 4 byagufasha niba uri umuntu uhanganye n'iki kibazo. Ikintu cya mbere tugiye guheraho, jya wita ku mico myiza y'uwo mwashakanye. Gerageza urebe ahantu wandika nibura ibintu bikeya, byaba 3 bikeya bishoboka ukundira uwo mwashakanye. Hanyuma ubutaha nurakara, wenda bitewe n'ibyo mwashakanye yakoze cyangwa se yavuze, ujye utekereza kuri bya bintu wanditse ahantu umukundira. Ibi bizagufasha gutegeka uburakari bwawe. Ikindi twakongeraho ni uko kugira ngo ibi ubigereho cyangwa ubishobore, ugomba kuba uri umuntu urangwa n'umuco wo gushimira. Niba uwo mwashakanye hari ikintu cyiza agukoreye, shima. Umuco wo gushima ni umuco mwiza cyane kandi ushobora no kugufasha mu gihe uhanganye n'iki kibazo cy'uburakari. Ikindi kintu cya kabiri wakora, ihatire kugira umuco wo kubabarira. Bibe bikurimo kubabarira. Gerageza kwiyumvisha uko uwo mwashakanye abona ibintu. Ibi nubishobora bizagufasha kujya wishyira mu mwanya w'uwo mwashakanye. Aha ngaha kugira ngo bikorohere, gerageza kwibaza iki kibazo: ese ikintu cyandakaje kirakomeye cyane ku buryo ntamubabarira? Ikibazo gishobora kugufasha kwisuzuma no muri iyi ntambara uri kurwana yo kwirinda uburakari, kugira ngo ugire urugo rurangwamo amahoro. Ikindi kintu cya 3 wakora, ihatire kujya uvuga ibikuri ku mutima mu bugwaneza kandi ufite n'amakenga. Kubera iki? Kubera ko iyo uvuga ibikuri ku mutima mu bugwaneza, ibi bishobora gutuma utegeka uburakari ntibukurushe imbaraga. Ibi ni nabyo ijambo ry'Imana ridushishikariza gukora, aho rigira riti: amagambo yanyu ajye ahora arangwa n'ineza kandi asize umunyu. Ntitube turi ba bantu bahora baryana mu rugo, bavuga amagambo akabije, afite ubukana bwinshi ku buryo yabwira umuntu akumva aramukomerekeje. Ikindi kintu rero cya 4 wakora ni ugutega amatwi uwo mwashakanye. Kumenya gutega amatwi birafasha cyane. Igihe umaze kuvuga uko wiyumva, jya uha umwanya n'uwo mwashakanye nawe agira icyo avuga kandi umutege amatwi, aho kumuca mu ijambo. Mu magambo make, jya wihutira kumva ariko utinde kuvuga. Nubigenza utyo rero, bishobora kugufasha gutegeka uburakari bwawe. Ngizo inama rero z'uyu munsi. Twizere ko wowe wabanye natwe kuva dutangiye iki kiganiro kugeza tukigejeje ku musozo. Twizere ko wungukiwe nacyo cyane.
Ikindi niba wumvishe harimo inama zifatika zafasha benshi, turagushishikariza kutihererana kino kiganiro, reba hasi y'iyi videwo nanone urahabona amagambo yitwa share, yakandeho hanyuma ugisangize n'abandi inshuti zawe, niba hari abo uzi bakungukirwa nacyo rwose bikore, uraba utanze umusanzu ukomeye cyane kuri sosiyete yacu, bityo bitume natwe imiryango yacu ibaho ikomeye mu mahoro, mu byishimo nuko. Ikindi nanone natwe bitwereke, hari andi magambo uri bubone cyangwa se akandi kamenyetso kagaragaza like, ugakandeho bituma tubona ko ikiganiro cyacu cyabashije kunyura benshi. Ibyo nabyo biri mu bidutera inkunga, bikadutera imbaraga zo kudacogora gukora ibiganiro nk'ibi byubaka sosiyete, byubaka benshi. Naha rero dusoreje ikiganiro cyacu, naho ubutaha, Imana ikomeze ibane namwe, ibahe imigisha myinshi, nicyo kintu tubifuriza, ihire amaboko y'imirimo yanyu, nuko ubundi twese dukomeze turyoherwe n'ubuzima. Naho ubutaha rero, bye.